Mwaramutse neza. Nshimiye Imana ku bw'aka kanya turi busangire amagambo aboneka mu Baroma ibice bitatu. Abaroma ibice bitatu duhereye ku murongo wa 20. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Nshimiye Imana ku bw'aka kanya. Abantu benshi cyane abakristo nibo barushye, kandi Yesu yaravuze ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Ese Yesu yaba ari ubeshya ko umusanga nturuhuke, kandi yaraguhamirije ko umusanze urushye uruhuka? Ahubwo bamusanga binyuranije n'inzira yashyizweho y'uburyo bashobora kumusangamo. Yesu yarivuze ngo ni njye rembo, uwinjira muri njye wese azakizwa. Ni njye rembo. Aho mpita nibaza ko yabitangaje inshuro nyinshi yivuga ngo niwe rembo. Ubwo abantu ntibacaga mu cyanzu, ntiyabonaga abantu bari kugerageza uburyo bundi budahura n'uburyo bunyura mu irembo. Iyo winjiraga mu irembo ry'ubuturo bwera, wahingukiraga ku gikarabiro, ugakomeza ukinjira ukajya aho bicira igitambo. Umutambyi akinjirana ahera, amaraso yacyo akayasiga ku mahembe y'igicaniro, andi akayabyarira munsi y'igicaniro hasi. Umutambyi mukuru niwe winjiraga ahera cyane. None nta muntu washoboraga kubonera imbabazi mu buturo bwera ataciye he? Mu irembo. Birasobanura ngo nta muntu wabasha kubona agakiza atanyuze muri Yesu. Yesu yarivuze ati ni njye rembo. Ubwo mu yandi magambo yabonaga abantu bajya kugerageza guca ahandi hatari muri we. Ese ibi birasobanura iki? Iyi mirongo nsomye uko irenga 34 yatangiye isobanura ngo kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha, kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abantu rero bagerageje irembo ritari ryo, kandi biravuga ngo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo, ni Yesu. None isezerano ryaturutse Sinayi haranditswe ngo ribyarire ububata. Isezerano ry'imijyo 2 ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose, iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Imigisha uzayibona ariko wabashije kubahiriza amategeko yayo yose no kumvira Uwiteka Imana yawe. None iyo twihuse muri Yeremiya, Imana yaritangarije ngo bararyishe. Ryari isezerano ryatanzwe n'Imana ku bisate by'amabuye rihabwa Mose. Imigisha uzayibona, uzagira umugisha mu majya no mu maza, uzagira umugisha wose. Ariko ntabwo ari upfa kuwugira, hari ibyo uzabanza kugira ngo uwo mugisha uwubone. None isomo mu Bagalatiya haranditswe ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Ayo mategeko wumva yarazanye wa mugisha. Niyo mpamvu aha muri Yeremiya haranditswe ngo
rya sezerano ryanjye bararyishe. Ariko icyo nahereyeho ngo abantu benshi bararushye kandi ibintu nta nubwo yego n'Imana idufasha tugahishurirwa, ariko iyo urebye usanga bitanagoye. Ni ukuvuga ngo Bibiliya aha muri Yeremiya ibice 31 umurongo wa 32 haravuga ngo ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sogokuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Bararyishe mu Kuva. Tubona Mose ajya kubonana n'Imana ku musozi, hanyuma agaruka afite ibisate by'amabuye byanditseho isezerano. Kugira ngo ubyumve neza turi bubisome mu Baheburayo. Umurongo wa 33 turavuga ngo ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga. Hari iryo bishe, none bagiye gusezeranya irindi sezerano. Reka tubanze tujye mu Baheburayo. Rero ibintu bya Bibiliya, ibintu byo kwizera Imana, iby'ubugingo, ntabwo Imana yaba ari urukundo ngo nirangiza iduhe ibintu tudafitiye ubushobozi ngo nibwo tuzayiboneraho umugisha ngo twabyubahirije. Icyo gihe nabwo wakwibaza ngo ab'icyo gihe se bahabwa amategeko, Imana yari bizi ko ntabwo bazashobora. Dore ko inayabaha, turasubira mu Baroma tubirebe neza, nayo yari bizi ko batazayaboneramo gukiranuka. Niyo mpamvu yanabahaye ubuturo bwera kugira ngo uwahamijwe icyaha n'amategeko ajye yinjirana igitambo mu buturo bwera. Imana ubuturo bwera bwari ishusho ya Yesu. N'ubundi yabahaye Yesu, n'ubundi bakizwaga n'amaraso yamenetse n'urupfu rw'igitambo, n'amaraso amenetse agasigwa ku mahembe y'igicaniro, bakabonera imbabazi imbere y'Uwiteka babonye impongano. Rero ariko abantu ni ibintu, iyi niyo password ubundi yo kumenya ukuri ukabatuka. Nicyo Yesu yise muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ariko uzarebe abanyamadini ukuntu babeshya, usanga bakubwira ngo ngo hariya wasengerayo, ngo hafi yawe ngo hari uruhe rusengero, ukavuga nk'izina, ngabo turahuje imyemerere, ngo ntacyo nubwo urwacu rutari hafi ngo wasengera muri urwo. Usanga hari ukuntu bagenda bakundirana, ariko mu by'ukuri ntabwo izo doctrines, iyo myemerere ntabwo ari byo Yesu yasobanuye ngo niko kuri kubatura. Nta nubwo yasobanuye ko ari yo we iyo myemerere abantu babeshyanya ngo bamwe barayihuje. Ngo ibyo ni ibintu bya discipline yanyu mushobora gushyiraho, ariko bidafite aho bihuriye na kwa kuri Yesu yavuze kubatura. Ukuri ni ukuwe. Aha mu Baheburayo ibice 9 turahera nko ku murongo wa 5, tudasomye imirongo myinshi. Aravuga ngo hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi. Mbabarire ndahera ku murongo wa 3. Kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa 2 ukinze hariho ihema hitwa hera cyane. Aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano yayagirijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Muri kumva icyitwa isezerano rya kera, ibisate by'amabuye. Ibyo Mose yakuye ku musozi abonaniyeho n'Imana, ahabwa amategeko, ariko Imana nabwo imubwira ibintu ngo nyabahereye kubigisha. Ntabwo wari bujye kubona imbabazi mu buturo bwera utabanje guhamwa n'icyaha kandi ugihamijwe n'amategeko. Niyo mpamvu handitswe ngo ni uko itegeko rije icyaha gihera ko kirahembuka ndapfa. Ntabwo itegeko niryo rimenyekanisha icyaha, ritaje ntacyo wamenya. Ariko abantu bajya bagerageza ngo kuyitwaraho, ahubwo bagahinduka indyarya. Nicyo Yesu yiteba ngo wa mufarisayo we, ngo banza woza imbere y'igikombe n'imbehe, ngo mugaragarira abantu nk'ibituro byasizwe ingwa.
ibituro n'imva, imva isizwe irangi, none se ubundi bitse iki? Ibiba mu muntu, Yesu yaranabivuze muri Mariko ngo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, ubwibone n'ubupfu. Ibase none inyigisho zigisha ko abantu bagomba kwitwararika, ntukagire utya, ntukagire utya, ujye ugira utya, izo nizo nyigisho umuntu ahora none habindyarya inyuma abantu ntibabibone yaritwararitse, ariko n'ubundi ngo mu mitima y'abantu ibyo bintu bibamo, kandi amaherezo ntihabura ikivumbuka. Rero abantu bagerageza iyo nzira, nyamara aya mategeko yaraje kubigisha ko atari beza, kugira ngo bajye babona impamvu binjiza mu buturo bwera, babonera imbabazi imbere y'Uwiteka, bahamijwe icyaha n'amategeko. None icyo rero nasobanuye mu Yeremiya ibice 31, havuze ngo bararyishe rya sezerano, nicyo gituma nzasezerana bisezerano rishya. None ese iri sezerano bishe ni irihe? Ni ibi nsomye mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 4, hari ahanditswe ngo irimo na ya nkoni ya Aroni ipfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Ni isezerano rya kera rero ririmo riravugwa hano. None abantu ntago bazi kwimuka. Amategeko n'ubu afite umumaro wayo, ashorera umuntu akamugeza kuri Kristo. Niyo utaba warabwiwe ariya amategeko uko yanditse, n'ubundi mu mutima w'umuntu habamo kamere ihana, umutima uhana, umutima nama. N'ubundi niwo ngo abambere amategeko ataraza, n'ubundi mu mutima bari bawufite, n'ubu kandi turawugira. Hanyuma ikiguhamya cyo kirahari. None dusubire mu Baroma ibice 3. Kubera iki mu Baroma ibice 3 umurongo wa 21 wabaye nk'uhwitura ngo noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe? Ni ukuvuga ngo abantu bariho bashaka ugukiranuka, ariko atari uko kwahishuwe, ahubwo bagushakira mu kugaragara neza, mu kubahiriza iby'amategeko y'Imana basaba, bitega umugisha wayo binyuze mu byo basohoje. Ariko Pawulo hano ati hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kandi nigeze kubikomozaho ko na Yesu yivuze ngo ni ingerembo. Hari abantu bacaga ibyanzu bakajya gusimbuka gate. Abantu bajya bashaka kwemererwa n'Imana mu byo bo bakoze, mu magambo make ubwo Yesu bamuhigitse. Haranditswe ngo namwe ababatirijwe muri we muba mwambaye Kristo. Ntago abantu bashaka kwambara Kristo, bashaka gutwara imyambaro yabo, ubwo ni ugukiranuka kwabo, ni ibyo ubwabo basohoje. Kandi nuko nguko akamere y'umuntu imeze. Ese ubundi yaturutse? Rusofero yari yishyize hejuru ngo ndazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Itegeko rikubuza kutagira izindi mana mu maso yayo. Ese kubera icyo ubundi abantu nyine Imana barayimuye? Ntabwo yari ibarimo. Gusa ubundi umuntu yategekwa ibyo akunda. Hari ibintu umuntu atakwingingira, atakurarikira, atanakwibutsa iyo ubikunda. None ku kibwire cy'ubundi amategeko y'Imana asa n'uwadutegeka ibintu. Ukuri guhari ni uko ntabwo ari byo biba bitubamo. Urumva ntiwakwingingira igiti kwera umwero wacyo. Niba umwero wacyo ari imyembe, ntabwo wajya kugihadika ngo ukingingire kwera imyembe, niho umwero wabyo. Nese ubundi kukibiri ivuga ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe. Ibiri kubikubwira kuko ntabwo ari ibintu bikurimo, ntiwakwirirwa ubiburirwa cyangwa ubyibutswa. Bikurimo kwera imbuto nziza ari ibikurimo, ntabwo ari ibintu wajya kwibutswa. Ahubwo amategeko abibwira umuntu kuko ntiyarazi yuko uwo muntu yarazi yuko ashoboye, ariko iyo wirebye imbere y'amategeko usanga udashoboye. Yesu we yarabisongera aravuga ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Njyewe ndababwira yuko
njyeho ndababwira ko urakariye mwene se akwiriye gushyirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wamupfuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomu. Ahantu bati kwicaho ntago nahangaye, ariko rero ubwo se nta n'uwo warakariye, nta na mwene se wabwiye nabi, n'ubundi bihano ni bimwe, ni umuriro w'igihenomu. Rero amategeko yari yaraje kwigisha umuntu akamero ke, kuko abantu barirengagiza cyane. Abisiraheli iyo usomye mu kubara ibice 21, ibice byabanje bari barambutse inyanja itukura, batera indirimbo bayihuriraho bashimira Imana igitangaza cyo kubakura muri Egiputa no kubambutsa inyanja itukura barishima. Ariko umuntu burayibagirwa vuba. Ako kanya uzasome kubara ibice 21 umurongo wa 4 ngo bavuga Uwiteka na Mose nabi, ngo mwadukurikiye muri Egiputa. Bavuga Uwiteka na Mose nabi. Rero ibyo nibyo bibabamo. Nabo bya bindi ngo baritera indirimbo bayihuriraho bashimira Imana. Yes. Nibyo yari amashimwe, ariko umutima bwite wa muntu ntabwo wari uwo nguwo, kuko inshuro bayinubiye nizo nshuro utabara, baranibagirwa. None hano biri kuvuga ngo hariho Roma 3 umurongo wa 20 avuga ngo imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo yategetswe n'amategeko. Inyigisho zihora zibwira abantu kwisheta. Niyo mpamvu Martin Luther yazanye ihinduramatwara mu myemerere. Yari yarigishijwe ko ari ukwibabaza kugira ngo wemerwe n'Imana. Yewe ngo hari n'igihe yaraye mu rubura ngo bagira ngo yanapfuye. Martin Luther yaribabaje bihagije. Niyo mpamvu ahindukiriye inyigisho yari yarigishijwe yazanze urunuka. Kwibabaza ubwo uri kubahiriza ibyo utegekwa, ariko ngo ntawabonye intsinzi binyuze mu mirimo yategetswe n'amategeko. None umurongo wa 23 haravuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibakira ubwiza bw'Imana. Ariko hari amahirwe, ntabwo bigarukiyeho. Hariho amahirwe yo kubona intsinzi utsindishijwe n'ubuntu bw'Imana, ibiduhereye ubusa, tubiheshejwe no gucungurwa na Yesu. Gucungurwa na Yesu rero ni rya sezerano ry'umujyo umwe. Yesu yaraje, ntawari umuhamagaye muri twe. Imana yabonye ko bikwiriye ko umuntu amaze kugoma igihe gikwiriye, yohereza Yesu Kristo gucungura abantu. Yesu araza, anyura inzira byanyuragamo, nk'uko mu Balewi igitambo cyabanzaga gushyirwa ibiganza byombi by'umunyabyaha mu ruhanga rwacyo. Iyi gitambo umunyabyaha kiramburaga ibiganza mu ruhanga. Yes. Ubwo ni transferi y'ibyaha birimutse, bivuye ku munyabyaha bigiye ku gitambo. Na Yesu yabigenje atyo, asanga Yohana ngo amubatize. Ngo yarashatse no kumuhakanira ati kari ryo ukwiye kubatizwa nawe se, none ni wowe unsanze undatemera ubikore. Kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Ahera karemera. Bivuze iki? Gusoza gukiranuka kose bisobanura gutsembaho gukiranirwa. Yesu rero yikoreye ibyaha, ajya ku musaraba, arabyishyura. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Arapfa. Iyo ataza gupfa ntacyo nta nkuru twakabaye tuvuga. Maze amena amaraso y'impongano. Niyo mpamvu handitswe ngo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo biduhereye ubusa, tubeshejwe gucungurwa nawe. Tubeshejwe no gucungurwa na Yesu. Gucungurwa kubonerwa muri Yesu. Yesu yaradupfiriye. Yesu yaradupfiriye. Hari ibintu byinshi abantu bagenda babona atari uko babigizemo umurava. Ariko nk'umuntu iyo yakoraga akazi bakamwuriza mu ntera, hari intera ziba zemerera abari muri iyo myanya amamodoka 0 kilometero. Ariko mu by'ukuri iyo yigeragereza niyo ari bukore saving ubwizingame kugeza apfuye,
ntiyari bushobore kubona 0 kilometero y'imodoka itaragenze nshyashya. Uwo muntu abashije gusa kuba ahawe icyo cyizere cy'uwo mwanya, ahise abona cyane ba leta ariko n'abandi wenda, ahise abona imodoka atari bushobore kubona mu bushobozi bwe. Dore ko twese buri muntu arabizi, hari igihe wakira impano ihebuje ukavuga uti nari nyikeneye ariko sinari buzayigurire, bitewe n'uko wenda ihenze, bitewe n'urukundo rwinshi uyiguhaye yari agufitiye. Ni gakeya abantu waha ingero z'ibyo kubona impano ngo babitindeho, kuko hari buri wese abifiteho ubunararibonye. Ariko ikibabaje, Yesu yaraje aritanga, ahantu bajya babivuga mu kanwa, ariko ntibibabujije n'ubundi kuruha. Kubera iki? Ntabwo bigeze bayoboka iby'amategeko neza, bamenye ukuntu ahari ngo abatsinde, maze batsindishirizwe no kwizera Yesu Kristo. Ibyo yadukoreye biraduhagije. Byose barabivangavanga. Iby'isezerano rya mbere ryakuwe n'irya kabiri, byose baravanga. Ntabwo bamenya ko uko buri kimwe kigenda gihereza ikindi. None aha ngaha n'umurongo wa 25 urabisongera ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Umutambyi yakuboneraga impongano ukabura babariwe. Nk'uko nabisobanuye, Yesu nawe yakoze rwa rugendo nk'uko byabaga ku gitambo gitambirwa ibyaha. Nawe yaraje yikorera ibyaha byacu, abijyana ku musaraba, ati ibyaha birarangiye. Ako dushaka kubonesha amaso ibyo koko birangira, ntago kwizera sicyo kintu, siyo mahitamo y'abantu. Yarumva bavuga ngo umuntu umwereka ikintu ngo ni cyiza akajyana intoki ngo agikoreho, ntabwo yahita byemera atarakoraho, yumve karite, yumve ese kibajwe muki cyangwa se kidozwe muki. Aba nabemera gato, turabemera gato. Rero mu by'ukuri impamvu y'amategeko aturuka kuri Sinayi niyo ngo niyo yiswe isezerano ryanditswe ku bisate by'amabuye. Iryo rero ryagusezeranyaga umugisha, ariko nta wigeze awubona uri mu mategeko, ariko rikawugusezeranya wasohoje ibyayo. None mu gihe byanze, mu Bagalatiya yaranditswe ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Wari uyishetse kugira ngo ubone umugisha, ariko urabona umuvumo kuko kuyashoboraho ntabyo uri bushobore. Rero umugisha uri muri Kristo Yesu. Umugisha uri muri Kristo Yesu. Ijambo mu byakozwe n'umwe riravuga ngo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo, twahawe izina rya Yesu. Maze umuhanuzi Yesaya arishima ati nuko umwana yatuvukiye, twahawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Yarimo aravuga Yesu ari mu mwuka. Abahanuzi bandi bo batubwira ngo wari upfuye, ngo ariko Imana ngo ikinze ukuboko, ni ibintu utamenye iyo biva niyo bijya. Ubundi se narinzize iki? Usaba bakubwira nk'ibintu se. Abahanuzi bahanuraga Yesu uzaza, bakamuvuga mu marenga, bahanurira abantu agakiza k'Imana. Yesu ni agakiza. Hanyuma abahanuzi baramuhamya. Byanditswe mu byakozwe n'umwa ibice 10:43 ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha bye kubw'izina rye. Abahanuzi baramuhamije Yesu. Ni nayo mpamvu biri muri wa murongo wa 21, noneho ese ubwo kuki hariho ngo noneho
noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Noneho abantu bajyaga bagushakira ku mategeko ariyo bashyizeho intumbero. None ijambo rije rivuga ngo noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa nayo, nubwo ariyo mwashyizeho intumbero, ntimwaba abakiranutsi binyuze muri yo, ahubwo hariho gukiranuka kw'Imana guhishuwe kudaheshwa nayo. Ariko Bibiliya ikomeza ivuga ngo nubwo amategeko n'ibyaha ari byo biguhamya, ibihamya by'uko gukiranuka kw'Imana kwahishuwe ni ibihe? Ni amategeko n'ibyahanuwe, nibyo bihamya by'uko gukiranuka. Kuko abe Mose abe bahanuzi baramuvuze mu marenga, ntiberuye izina ngo Yesu, ariko se nanone uwo mwana w'umuhungu twahawe, urumva Bibiliya iri kukubwira ngo iki? Bibiliya iri kukubwira ngo iki? Salomo yabwiwe kugira icyo asaba, arangije asaba Imana ubwenge. Ese mu Bakorino handitswe ngo iki? Abakorino ba mbere igice 1, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no kwezwa no gucungurwa. None se urumva atarasabye Yesu? Abantu bose bari abanyamwuka babonye Yesu. Ibintu byose bishushanya Yesu. Inkuge ya Nowa yakijije ab'icyo gihe, ni Yesu wabakijije. Inzoka y'umuringa yamanitswe ku giti ngo uyirebye harakira, ni Yesu wabakijije. Biri muri Yohana ibice 3:14. Ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu azamanikwa. Yesu yagaragaye no mu bihe bya kera, ariko abantu ntago ariko bose bagiye batahura ngo ubone agakiza ke. Rero mu by'ukuri umurongo wa 20 biravuga ngo niko gukiranuka kw'Imana, bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Icyo nacyo cyafata undi mwanya wacyo. Abantu bahora bashaka itandukaniro. Nibuka siroga ya KCB, ya banki yajyaga avuga ngo KCB intero yayo byari ngo making the difference, ngo tuzane itandukaniro. None abantu koko bagenda bavuga ngo uriya we ngo ateye imbere mu by'umwuka, ngo ngewe ngo nibwo ngo ngikizwa. Iyo mvugo nayo uriya yajijisha abantu, ngo ngewe ngo nkijijwe vuba, ngo twe twakijijwe kera, twese agakiza twagaherewe rimwe, yego ntitukakirira igihe kimwe. Ariko nibyo baba banita ngo yakijijwe kera, ibyo nta gakiza karimo. Ko ibyo aba yita uwakijijwe mbere bavuga ko wenda uko biri afite intera undi agishakisha. Haranditswe ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Waba wakijijwe kera, wakiriye agakiza kera, ukakiriye ubu, upfa kuba muri Kristo Yesu. Ariko iyo ureba bya bindi bita gukizwa byo kugenda ngo bakiranuka, hariya nta gipimo wamenya. Ariko bo bagenda bavuga ngo uyu yiyiriza iminsi myinshi, ubwo rero arandusha agakiza. No, ariko mu Baroma ibice 3:22 havuze ngo nta tandukaniro. Ku birebanya no gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, ho nta tandukaniro. Abantu bose bakira intege nke zabo ko batsinzwe, bose bagakizwa na Yesu wenyine, akabakiza kimwe, kandi baba bahuje ikibazo. Ariko abigisha ibitari ugukiranuka kuri muri Yesu, bo bavuga ko uriya rushuyu icyampa nkagera ku rwego rw'uriya. Ariko ubwo baba bari kuvuga gukiranuka guheshwa n'ibyo bo ubwabo basohoje. Niba ari ugukiranuka guheshwa na Yesu, yaduhaye ukungana, yaduhaye ukumeze kimwe, kandi twari tugukennye kimwe, twari abanyabyaha kimwe. Yewe umurongo wa 23 nta nubwo usobanura ko twabaye abanyabyaha kubw'ibyo buri umwe arimo arakora. Haranditswe ngo umurongo wa 23 haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibakira ubwiza bw'Imana, ntabwo bose bakora ibyaha. Niyo mpamvu ababisabira imbabazi bazi ko ikibazo bagize ari uko babikoze. Ikibazo bagize ni kiriya wamaze kubikora. Bose bakoze ibyaha ntibaba bagishyikiriye ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa. Muri Yesaya haranditswe ngo mwaguzwe ubusa, ariko nanone uzacungurwa ari nta feza utanze.
kuko ngo twese Satani ariganya Adamu na Eva ubwo yari atuguze, ariko koko tubaye abanyabyaha, niyo mpamvu hari ahanditswe ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira. Ariko Yesu yaziye akaducungura, twabashije kuba be kandi twabashije kubonera intsinzi muri we. Utaha nzagaruka ku Bakorinto ibice 15 bivuga ku muzuko, icyizere dufite. Niba Yesu yarazutse, umwami wacu yarazutse, natwe nubwo twava mu mubiri tuzazuka, nk'uko Yesu yabaye umuganura wo kuzuka watubimburiye, natwe tuzazuka. Hanyuma ibyo kwizera Imana mu buryo busobanutse, ntabwo ubuzima bwacu ntabwo buba bugarukiye ku by'uyu mubiri, ahubwo ubuzima bwacu ni ubwa mwuka, ni ubuzima bw'iteka. Tuzava muri uyu mubiri kandi tuzukana umubiri w'umwuka, tuzukira ubugingo budashira. Birisobanura ko n'urupfu rutazongera kubaho, aho Yesu azaba amaze gushyikiriza ubwami Imana se. Akansubikira aha ngaha, tuzongere n'ubutaha. Imana ibahe umugisha, mwirirwe neza.